amahoro y'Imana bane namwe mwese abadukurikirana kuri iyi channel SDARM Rwanda. Tubifurije kugubwa neza. Abahageze bwa mbere mukore subscribe, mukore share, muduhe na commentaire, mutwunganire. Uwiteka abahire kandi ibi bintu bidufitiye umumaro. Mwarabitugaragarije kandi bizarushaho kugenda bigaragara. Nitwa Ukugize Jean Pierre. Reka nakire bene data turi kumwe nabo babasuhuze maze dukomeze muri bya byigisho byacu dusangirira hano kuri iyi channel. Karibu. Turabasuhuje nanone nitwa Sharire. Bahaye ikaze ikigisho cyiza cy'uyu munsi. Imana bahumugisha. Ninzaba mwita Pierre ubasuhuza mugira igitondo cyiza. Barakoze cyane. Ingingo tugiye kwiga uyu munsi yitwa Yesu yarubahishijwe. Ingingo Yesu yarubahishijwe. Mbere yuko tuyijyaho reka dusabe mwene data Sharire adusengere noneho dukomeze. Mana yera tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Twebwe abari hano kuri ikoranabuhanga n'abazadukurikira kurikira ijambo ryawe, umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, arakoze cyane na mwene data. Reka tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi, ariko reka dusabe mwene data Pierre atwibutse ingingo y'ejo mu ncamake kugira ngo dukomeze n'iyingiye. Karibu Pierre. Ejo twabonye icyigisho cya gatatu cyatubwiraga ngo ubugingo butangwa no gupfa. Muri icyo cyigisho twabonye urugero rw'akabuto k'ishaka, iyo kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine. Aha rero twabonyemo ko iyo umukristo atitanze ngo areke inarijye, areke kwishakira inyungu ze, aba arimo kurimbura ubugingo bwe. Ariko iyo yitanze agatanga umutungo we, agatanga igihe cye, agatanga ubushake bwe mu murimo w'Imana, aba arimo kubungabunga ubugingo bwe bw'ahazaza. Nakoze cyane. Yesu yarubahishijwe, birakomeza uko yitanze, uko yasuzuguwe, uko yabambwe ku musaraba, ibyamubayeho byose, uko yisize ubusa akaba umukene, nyamara yarubahishijwe. Niyo ngingo tugiye kwiga. Reka dusabe mwene data Sharire aturebere muri Yohana 12 umurongo wa 27 ndetse no wa 28 abanza. Mu kibazo tubazwa ngo ni irihe sengesho Yesu yasenze ubwo yatekerezaga iby'urupfu rwe rwo ku musaraba. Karibu Sharire dusomere. Handitse ngo none umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki? Ntidatangiza undokora iki gihe kandi aribyo byanzanye ngo ntigeremo. Data ubahiriza izina ryawe. Ubahiriza izina ryawe. Yesu we ntiyishakiraga icyubahiro, ahubwo yagombaga kubahiriza izina rya Se. Bituma rero avuga ati iki gihe cyo ntabwo giyewe nasaba ngo nkirenga kandi aricyo cyanzanye. Nyamara icyo gihe ngo byari bimubabaje, cyari igihe cy'umubabaro, cyari igihe cyo gukozwa isoni, nuko yakibonaga imbere ye ari nk'igihe gicuza umwijima giteye ubwoba, ariko yemera kukigeramo kubwo kubahisha Se. Noneho reka dusabe Pierre adufashe turushaho kumva neza aya magambo. Iri sengesho Yesu yasenze ryari rifite ubusobanuro ki? Pierre karibu. Reka twumve mu bifuzwa ibihe byose baduhayemo ubusobanuro bwimbitse dukwiriye gutega amatwi. Mu buryo buziguye Kristo yari arimo kunywera ku gikombe cy'umubabaro. Kamere ye ya kimuntu yaterwaga ubwoba n'igihe bose bazamuhana, igihe bose bazabona ko yatereranywe ndetse akarekwa n'Imana, igihe bose bazamubona nk'uwakubiswe n'Imana agahanwa nayo kandi akagerwaho n'imibabaro. Yaterwaga ubwoba no gushyirwa ku karubanda, agafatwa nk'umugome kabuhariwe, akicwa urupfu rw'agashinyaguro kandi rukojeje isoni, kwiyumvamo intambara yari agiye kurwana n'ingabo z'umwijima, kumva aremerewe n'umutwaro w'icyaha cya mwene muntu hamwe n'uburakari Se yari afitiye icyaha, byateraga umutima wa Yesu gucika intege n'ishusho ye igahindurwa n'urupfu rwari rumwugarije. Hanyuma yaho Yesu yicisha bugufi kandi yumvira ubushake bwa Se. Aravuga ati iki gihe nazanywe no kugira ngo ntigeremo. Data ubahiriza izina ryawe. Urupfu rwa Yesu gusa nirwo rwashoboraga gusenya ubwami bwa Satani.
ni muri ubwo buryo gusa inyoko muntu yashoboraga gucungurwa maze Imana igahabwa icyubahiro. Yesu yemeye umubabaro, yemera kutubera igitambo. Mwakoze cyane. Buriya hari ibintu mwene data dusomeye ndushaho kubitekerezaho cyane. Yesu yari afite ikintu kimuteye ubwoba gikomeye. Kuriya uyu munsi bagufashe bakagufunga, bakaguca amafaranga, bakagira bate, birababaje ariko wakwihangana. Ntabwo bihwanye n'uko abantu nko mu mudugudu baguhagurukiye bakakwita umugome, bakavuga bati Pierre ni umurozi, ni umugome, turashaka kwava hano. Wumva icyo kintu, kandi mukuri wowe wumvaga warwaniraga, wowe wumva uharanira kuba inyangamugayo, ubiharanira ariko atari wa muntu bavuga iby'ukuri, ariko wowe ukaba uri umuntu uharanira kuba inyangamugayo. Noneho abantu barangiza ukumva abantu bakwisa umugome, wakumva ibyo bintu bimeze bite? Abadukurikiranye rwose nawe icyo kintu cyishyiro, niba aho uri mu mudugudu uharanira kuba inyangamugayo. Yesu we ntiyabiharaniraga, ahubwo yari inyangamugayo. Ariko noneho ikibazo atungurwa no kubona ibimuri imbere bigiye kumugaragaza nk'umugome wa mbere ku isi, kuko umuntu wabambwaga ku musaraba yari umugome wa mbere ku isi watoranijwe. Tekereza nawe ibyo bintu bikubayeho, ese wakwifata ute? Yesu icyari kimubabaje cyari kigaragara kandi cyageze kure. Reka noneho dusabe mwene data Charles nitegure no kuduhuriza ibi bintu, ariko adusomere muri Yohana 12:20, Yohana 12:28. Mu kibazo tubazwa ngo ni ikihe gisubizo cyumvikanye kivuye mu ijuru? Aranditse ngo ni Yohana nahaheruka gusa, nahaheruka. Nuko handitse ngo nukujwivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza, amen. Niki imbaraga y'abantu bari bahagaze aho bavuze? Yohana 12:29. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati ni inkuba, abandi bati ni marayika uvuganye nawe. Barakangaraye. Yego. Ibi bintu sinzi wenda mbere yuko mwene data Pierre atusobanurira ibi bintu, aya majwi yumvikanye nuko abantu babifashe. Charles, niba hari icyo wabivugaho twaguha karibu, cyane cyane kuri aya magambo yo hejuru. Mbere yuko mwene data Pierre adusobanurira amagambo akurikiraho, kuri kari akagingo kavuga isengesho Yesu yasenze ubwo yerekezaga ku rupfu rwe rwo ku musaraba, harimo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere yari afite ubwoba nk'umuntu, yarebaga ibigiye kumubaho, kuko abantu bari mu mutererane, kwari bubambwe nk'ikivume, umutima ugacika intege. Ariko ku rundi ruhande akazirikana misiyo afite. Yari azi neza ko urupfu rwe, gupfa kwe no kuzuka, ariyo nzira yonyine yakiza inyoko muntu. Aravuga ati rero data, ubahiriza izina ryawe. Yandi magambo, icyo ubona cyaguhesha icyubahiro icyo ari cyo cyose, noneho ndacyemeye cyane. Nubwo nge namwara, nubwo nge nakozwa n'isoni, ariko ndabyemeye. Niyo mpamvu Imana ngo yabirebye aravuga ati ndakubahirije. Kandi ibivuze ntiyabivuga mu byongorero, ahubwo n'abantu barabyumva, niko bamaze kudusomera. Reka twakire Pierre noneho. Karibu. Hariya hirya twari tumaze kubona ko kwitanga ariko kwibungabunga. Kristo rero yaramaje gusobanukirwa neza iherezo ry'umurimo we ko ari ukwitanga. Yagombaga rero kubifata bikomeje kandi akabirindana icyubahiro, kugira ngo hatagira ikimubuza kunyura muri iyo nzira yo kwitanga. Yego. Reka dukomeze twumve umwuka w'ubuhanuzi ku ipaje wifuzwa ibihe byose ku ipaje 625. Baragize bati, mu gihe iryo jwi ryumvikanaga, umucyo warasiye mu gicu maze uzenguruka Kristo, umeze nk'aho amaboko y'umunyabubasha uhoraho amumanukiyeho akamutwikira, ameze nk'inkingi y'umuriro. Abantu babonye ibyo bintu bahinda umushyitsi kandi baratangara, nta numwe wahangaye kugira icyo avuga. Bose bahagaze batumbiriye Yesu batuje
kandi badahumeka. Data wa twese amaze gutanga ubwo buhamya, igicu cyahise cyeyuka maze gikwira mu ijuru. Ku bw'ako kanya umushyikirano ugaragarira amaso wahuzaga Imana Data n'umwana wayo wari urangiye. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati ni inkuba, abandi bati ni marayika uvuganye nawe. Ariko abagiriki bari baje kubonana na Yesu, bamaze kubona igicu bakumva ijwi, basobanukiwe n'icyo rivuze, maze basobanukirwa byuzuye Kristo, abihishurira ko ari uwatumwe n'Imana. Ijwi ry'Imana ryari ryarumvikanye mu gihe cy'umubatizo wa Yesu ubwo yatangiraga umurimo we, nanone ryongeye kumvikana mu gihe yahindurwaga mu ishusho irabagirana ari ku musozi. Ubu noneho mu gihe yari yegereje gusoza umurimo we, iryo jwi ryongeye kumvikana ku nshuro ya gatatu. Urumva hano abagira iki bo bagize amahirwe rwose bakubitana n'akantu keza, bumva ibidasanzwe. Yego. Reka rero iyi ngingo Yesu yarubahirijwe, tubahe umwanya nk'umunota umwe mugire icyo mubivugaho, ariko cyane cyane twebwe muri iki gihe ubwo itwigishije iki, ni iki dukuye muri iki cyigisho. Karibu mwene Data Sharire. Murakoze cyane. Icyo twakuramo nk'isomo hano, urabona Yesu agihagaze hariya hantu, mu gihe iryo jwi ryumvikanaga, umucyo warasiye mu gicu maze uzenguruka Kristo. Umenye ko mbere agifite bwa bwoba, atari yanzura, nta cyari cyabaye. Ariko amaze kuvuga ngo ntabwo nabura guca muri ibi bintu kandi ibyo byanzanye, akavuga ati Data ubahiriza izina ryawe, nibwo ryaje yageze rite ryamanutse, noneho araryumva, abantu bararyumva. Aha bisobanuye ko hari urwego ugeraho za mbaraga z'Imana, ya mbaraga y'Imana igakora. Ariko hari n'igihe iba itaragera igihe cyo gukora, kuko urwego ukeneweho, intambwe ukeneweho ntabwo urayigeraho. Nabagarukirijeho. Nakoze cyane. Iki Pierre, hari ikintu cyiza cyane numvise, ijwi ryavuganye na Yesu. Abantu bari bahagaze aho basanzwe bigishwa na Yesu, bakorana na Yesu, ngo bagira ngo ni inkuba. Ariko abagira iki bararyumvise, barabisobanura bati Imana iramuvugishije. Aha rero icyo nkuyemo ni iki, ntukibwire ngo usanzwe uri umukristo. Burya hari ibindi bintu bihambaye ukeneye kumenya, hari ibindi bintu byo mu rwego rwo hejuru Imana yavuga ntubyumve ukomeje kudatega amatwi. Aha rero aba bagira iki baje kureba Yesu bakwiriye kutubera icyitegererezo cyo guhora dushaka Yesu. Murakoze cyane, ibi bintu murabisobanuye. Ariko ikintu gikomeye mbonye muvuze kandi cy'ingenzi abantu dukwiriye kurushaho cyane kuzirikana, nubwo n'ibindi byose mwavuze ari ingenzi, ariko burya ntugatekereze ko Imana itari hafi yawe mu gihe uri mu mwijima, mu gihe uri mu bibazo, mu gihe wumva bacitse intege, mu gihe ubona usumbirijwe, ariko cyane cyane mu gihe hariho hazi ikintu kikubuza gukorera Imana, kikubuza gukomeza umurongo wawe. Rwana intambara, nugera ku munota wanyu muvuge ngo iki gihe ngomba kukinyuramo, ngomba kukinyuramo n'umwami wanjye yakize. Numara gutera vi umaze kwanzura, Yesu azaza akora ibitangaza. Ibyo wabonaga ko ari ibibazo byeyuka. Rero nibyo tubifuriza abadukurikiye cyane, kuba mu ruhande rw'Imana, kandi tubifurije ko twasaba umwuka w'Imana kugira ngo ibi byigisho tujye turushaho kubisobanukirwa, he kuba kubyiga gusa, ahubwo bigire n'icyo bihindura ku mibereho yacu. Nibyo mbasabira, ariko nabyifuriza n'aba bene Data, kandi dukomeza no kubasabira umugisha ku bwitange bagira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.